seriously mu mupira w'i Kigali niba muhabwa n'umujyi wa Kigali miliyoni 150 mwafashe 90 muzigura umukinnyi umwe Peter mugana se umukinnyi yaguze 90 ubwo ntahembwa nk'eshanu byibura ku kwezi arambwa ati simvuga umushahara ariko ni hafi ndavuga ni bisobanuye ko amafaranga umujyi wa Kigali uzaba kugura ndetse no guhemba vuvu paceri azaba ashize namaje ikibazo kimwe ndamubwira aha amafaranga y'ama equipe ava harazwe ni amafaranga ava ku bibuga n'amafaranga ava mu mafatanyabikorwa icyo gihe bari bafite Azamu ntiyarenzaga miliyoni 60 namwani bwana Juvenal icyo wabukora icyo ari cyo cyose akazi waba ufite akariko kose tuvugishije ukuri ibi bintu uvuga nibyo kuko realite y'umupira wa Kigali narayibonaga nari inyizi nari nzi ko niwinjiza zitarenga miliyoni 7 kuri match nari nzi ko nubona menshi kuri euro zitarenga 30 nari mbizi ko nuteranye ku mwaka utazarenza miliyoni 100 ya insurance fees kuyiboga nzi ko azamagwaye 60 nzi ko umujyi wa Kigali wagwaye 5 narabaga nkaba nizirenga 300 nkavuga nti uyu mugabo ugura umukinnyi wa miliyoni 90 ikipe itacuruza arenze 300 we nubwo yabacukura ibirombe ameze ate aho ni nawe waje kuva za kesi zose navuze ni nyamara Kiyovu ibintu byayo ntago bisobanutse abantu ataha iyo kesi wigaruka ikomereza abantu ntibafata iyo cyavuvu gusa yavuze ibindi byinshi yego reka vuvu yaguzwe miliyoni 3 uretse uwo vuvu waguzwe miliyoni 3 nazo atahawe yego n'abandi bakinnyi bagiye bagurwa bagiye baza ku cyizere ekipe ikabaha sheke ngo bazajye kubikura nta mafaranga ahari kuko amafaranga yatungaga ekipe yavaga mu mifuka y'abayobozi icyo gihe ibyo bacuruje ibyo yagira ntabwo byajya kuri konte cyane abakinnyi benshi babayeho badafite fee ya recruitment yabo batarayihawe ntibahembwa ni nabyo byavuyemo kujya kubarega ugasanga ibirego bibaye byinshi cyane muri FIFA ibyo birego byo muri FIFA rero umuntu ngo byishe Kiyovu ku buryo buteye ubwoba ariko yavuze ikintu gikomeye cyane Lorenzo reka banze mbihuze icyo kintu kuko iki kintu kugura abakinnyi mu buryo bumeze nka scam ntubaha amafaranga nibyo byatumye Kiyovu amafaranga yose yagiye ibona yose yarapfuye ubusa yagiye kwishyurwa bamaze kubarega muri FIFA ari birego byinshi abatoza n'abakinnyi hariyo umuntu bita John Manu yabareze muri FIFA hariyo umuntu bita Erdin Shaibub yabareze muri FIFA harimo uyu mugabo bita Kojifa yabareze muri FIFA sibyo hari n'abayize batarayikinisha hari n'abanze kurega bagumana izo sheke baravuga ngo ntacyo bazayaduha mu gihe gikwiye sheke barazigumana so icyo gihe perezida yavuze ngo ngiye kuva nagera muri Kiyovu urabizi ni isezo nyine yego dushobora kuba twarakoreye miliyoni mu mafaranga twinjije mu bafatanyabikorwa n'ibindi miliyoni zigera muri 240 nibavuze na 80 simbyibuka neza imibare ariko urumva ni menshi aravuga ngo ayo mafaranga ibaze ko ntacyo yatumariye na gito ati kuko amafaranga umujyi wa Kigali waduhaye bwo nizo 240 ayo umujyi wa Kigali wabahaye ayo basinyanye na cya kigo kikawa cyitwa Gorilla Cafe urumva amafaranga yinjiye ku bibuga n'andi mafaranga bagiye babona nk'impano ku bakozi ba Kiyovu Sport ayo mafaranga yose yagendeye mu kwishyura abakinnyi amafaranga ikipe itigeze imenya ibyayo no kwishyura imyenda noneho nabyo ntibyarangira kuko uretse Igitego Hotel yavuze ngo hari n'indi myenda myinshi mutamya Kiyovu ifite muri za Tedemiri hari n'ahantu Kiyovu ifite imyenda yabayeho mu myenda biriya twabonaga by'ama performance meza byari amafaranga yigeze ikoresha yari ahari byari imyenda gusa erega yavuze ko ni miliyoni 600 barestima 600 miliyoni 600 kuva sezo 2021-2022 nibwo imyenda yatangiye so yavuze ngo rero ngo abanyamakuru mudufashe umuntu uzongera kugaruka mu itangazamakuru avuga ngo twamuje kuza muri Kiyovu twafunze imiryango ngo ashaka kuyifasha ufite icyo ayifasha nabanze akubura uwo mwanda wose yasizemo n'ibyo bintu byose yateje ikipe nibura abantu bagira icyizere ko hari icyo ari n'urukundo ayifitiye ni gute wabaho imyaka 2 icyo ukora ari ugutaba ikipe mu rugo bitazigera isohokamo miliyoni 600 ejo ngo ukaza ubwira abantu ngo hari icyo nkeneye kwifasha ngo itsinde mwarayinyatse bishoboka gute nafashe ntungane kugira ngo mve uburemere bw'umwenda wa Kiyovu nafashe miliyoni 600 ngabanya n'amezi 28 byibura imyaka 2 sanga Kiyovu buri kwezi yabaga ufite umwenda wa miliyoni 25 z'amanyarwanda buri kwezi payroll
yabaga ifite umwenda wa miliyoni 25. donc nk'uko abivugaga ni nk'aho itigeze ahubwo igira n'amafaranga biriya twumvaga yakoresheje yayo. umva nk'ubugome Kiyovu yakorewe numvise noneho muri za ndani perezida yirinze kuvuga ariko nazubishe muri za ndani mu bayovu hariya ucarashara agati ukata amafaranga byemejwe neza ko Kiyovu ifitiye umwenda w'Igitego Hotel ni miliyoni 64. yego ariko Igitego Hotel bajya kurega baregeraga miliyoni 160 na sibyo urumva narenga kubye kabiri ayo ngayo yemera ayo mafaranga ng'umwenda watangiye ngo ari umwenda kwa kundi abakinnyi bakorera yo lokale mbere yuko bakina bari baragiranye amasezerano lokale ngo byari ubuntu ayo ngo arayo kurya gusa gukonsoma lokale ngo bari barabahaye ku buntu bajye baryamira ubuntu nibakonsoma abarwe ngo byatangiye ari umwenda wa miliyoni zitarenga 10 ni za ndani nakuye mu mayovu umwenda wa miliyoni 10 riga nawe wawishyura yego wawishyura pe uko nkuzi wawishyura uwo mwenda wa miliyoni zitarenga 10 ubuyobozi bwa Kiyovu bwanze kuyishyura yego ahubwo bamaze kubona ko abayovu batangiye kwivumbura cyagiye ivumbura akavuga ngo muri kwikoresha muri betting ibintu birakomera bamaze kubona ko ikipe iri ku musenyi yubatse ku musenyi ishobora no kurinda imuka isaha iyo ariyo yose ngo ikintu abayobozi ba Kiyovu bakoze hari buvuge mu mazina ngo baragiye bajya kudiringa na nyiri Igitego Hoteli ngo baramubwira ngo aya mafaranga ntabwo uzayafata yonyine uzajya tugiye gusinyana inyungu kuko ntayo dufite yo kuguha tugiye gusinyana inyungu ajye yunguka buri cyumweru amaze atishyuwe ibaze kuva icyo gihe bimere nka rambere donc ajye yunguka buri cyumweru ibyo nk'aho bidahagije abakinnyi bari bafite amasezerano bahembwa tuvuge ko bahembwaga cyangwa batahembwaga ariko umukinnyi ufite amasezerano abaho mu mafaranga ye ngo bajyaga kuryayo bagasohokana y'abakobwa bakasohokerayo muri weekend bakajya kubyina biri zabo zari zibanditsweho abayobozi ba Kiyovu babonaga ko bagiye gusohoka muri ekipe bagiye kuzandikisha kuri Kiyovu kuri konti ya Kiyovu nk'ikipe iyo mbumbe yose Igitego Hotel bajya kuyaregera seriously mu mupira w'i Kigali niba muhabwa n'umujyi wa Kigali miliyoni 150 mwafashe 90 muzigura umukinnyi umwe mpita mugana se umukinnyi yaguze 90 ubwo ntahembwa nk'eshanu byibura ku kwezi arambwa ati simvuga umushahara atari ko ni hafi aho ndavuga ni bisobanuye ko amafaranga umujyi wa Kigali uzaba kugura ndetse no guhemba Vupaceri azaba ashize namaje ikibazo kimwe ndamubwira aha amafaranga y'ama ekipe ava harazwe ni amafaranga ava ku bibuga na amafaranga ava mu mafatanyabikorwa icyo gihe bari bafite Azamu ntiyarenzaga miliyoni 60 namwaniye bwana Juvenal icyo waba ukora icyo ari cyo cyose akazi waba ufite akariko kose tuvugishije ukuri ibi bintu uvuga nibyo kuko realite y'umupira wa Kigali narayibonaga nari inyizi nari nzi ko niwinjiza zitarenga miliyoni 7 kuri match nari nzi ko nubona menshi kuri euro zitarenga 30 nari mbizi ko nuteranye ku mwaka utazarenza miliyoni 100 ya interest fees kuyiboga nzi ko azamagwaye 60 nzi ko umujyi wa Kigali wagwaye 5 narabaga nkaba nizirenga 300 nkavuga ni uyu mugabo ugura umukinnyi wa miliyoni 90 ikipe itacu arenze 300 we nubwo yabacukura ibirombe ameze ate aho ni nawe waje kuva za kesi zose navuze ni nyamara Kiyovu ibintu byayo ntabwo bisobanutse abantu iyo kesi wigarura ikomereza abantu ntibafata icyo cyavuvu gusa yavuze ibindi byinshi yego reka vuvu yaguzwe miliyoni 3 uretse uwo vuvu waguzwe miliyoni 3 nazo atahawe yego n'abandi bakinnyi bagiye bagurwa bagiye baza ku cyizere ekipe ikabaha sheke ngo bazajye kubikura nta mafaranga ahari kuko amafaranga yatungaga ekipe yavaga mu mifuka y'abayobozi icyo gihe ibyo bacuruje ibyo yagira ntabwo byajya kuri konti cyane abakinnyi benshi babayeho badafite fee ya recruitment yabo batarayihawe ntibahembwa ni nabyo byavuyemo kujya kubarega ugasanga ibirego bibaye byinshi cyane muri FIFA ibyo birego byo muri FIFA rero umva ukuntu ngo byishe Kiyovu ku buryo buteye ubwoba ariko yavuze ikintu gikomeye cyane Lorenzo reka banze mbihuze icyo kintu kuko iki kintu kugura abakinnyi mu buryo bumeze nka scam ntubaha amafaranga nibyo byatumye Kiyovu amafaranga yose yagiye ibona yose yarapfuye ubusa yagiye kwishyurwa bamaze kubarega muri FIFA ari birego byinshi abatoza n'abakinnyi hariyo umuntu bita John Manu yabareze muri FIFA hariyo umuntu bita Erdin Shaibub yabareze muri FIFA harimo uyu mugabo bita Kojifa yabareze muri FIFA
sibyo hari n'abayise batarayikinisha hari n'abanze kurega bagumana izo sheke baravuga ngo ntacyo bazayaduha mu gihe gikwiye sheke barazigumana. So icyo gihe perezida yavuze ngo njye kuva nagera muri Kiyovu urabizi ni isezo nyine yego dushobora kuba twarakoreye miliyoni mu mafaranga twinjije mu bafatanyabikorwa n'ibindi miliyoni zigera muri 240 nibavuze na 80 simbyibuka neza imibare ariko urumva ni menshi. Aravuga ngo ayo mafaranga ibaze ko ntacyo yatumariye na gito, ati kuko amafaranga umujyi wa Kigali waduhaye ubwo nizo 240 ayo umujyi wa Kigali wabahaye ayo basinyanye na cya kigo kikawa cyitwa Gorilla Cafe urumva amafaranga yinjiye ku bibuga n'andi mafaranga bagiye babona nk'impano ku bakozi ba Kiyovu Sport. Ayo mafaranga yose yagendeye mu kwishyura abakinnyi amafaranga ikipe itigeze imenya ibyayo no kwishyura imyenda. Noneho nabyo ntibyarangira kuko uretse Igitego Hotel yavuze ngo hari n'indi myenda myinshi mutamenya Kiyovu ifite muri za Tedemiri hari n'ahantu Kiyovu ifite imyenda yabayeho mu myenda biriya twabonaga by'ama performance meza byari amafaranga yigeze ikoresha yari ahari byari imyenda gusa. Erega yavuze ko ni miliyoni 600 barestima 600 miliyoni 600 kuva sezo 2021-2022 nibwo imyenda yatangiye. So yavuze ngo rero ngo abanyamakuru mudufashe umuntu uzongera kugaruka mu itangazamakuru avuga ngo twamuje kuza muri Kiyovu twafunze imiryango ngo ashaka kuyifasha ufite icyo ayifasha nabanze akubura uwo mwanda wose yasizemo n'ibyo bintu byose yateje ikipe nibura abantu bagira icyizere ko hari icyo ari n'urukundo ayifitiye. Ni gute wabaho imyaka 2 icyo ukora ari ugutaba ikipe mu rugo bitazigera isohokamo miliyoni 600 ejo ngo ukaza ubwira abantu ngo hari icyo nkeneye kwifasha ngo itsinde mwarayinyatse bishoboka gute? Nafashe ntungane kugira ngo mve uburemere bw'umwenda wa Kiyovu nafashe miliyoni 600 ngabanya n'amezi 28 byibura imyaka 2 sanga Kiyovu buri kwezi yabaga ufite umwenda wa miliyoni 25 z'amanyarwanda buri kwezi payroll yabaga ifite umwenda wa miliyoni 25. Donc nkuko abivugaga ni nkaho itigeze ahubwo igira n'amafaranga biriya twumvaga yakoresheje yayo. Umva nk'ubugome Kiyovu yakorewe numvise noneho muri Zandani perezida yirinze kuvuga ariko nazubishe muri Zandani mu Bayovu hariya ucarashara agacukata amafaranga byemejwe neza ko Kiyovu ifite umwenda w'Igitego Hotel ni miliyoni 64 yego ariko Igitego Hotel bajya kurega baregeraga miliyoni 160 na sibyo urumva narenga kubye kabiri ayo ngayo yemero. Ayo mafaranga ng'umwenda watangiye ngo ari umwenda kwa kunda abakinnyi bakorera yo lokale mbere yuko bakina bari baragiranye amasezerano lokale ngo byari ubuntu ayo ngo arayo kurya gusa gukonsoma lokale ngo bari barabahaye ku buntu bajye baryamira ubuntu nibakonsoma abarwe ngo byatangiye ari umwenda wa miliyoni zitarenga 10 ni Zandani nakuye mu Bayovu umwenda wa miliyoni 10 riga nawe wawishyura yego wawishyura pe uko nkuzi wawishyura uwo mwenda wa miliyoni zitarenga 10 ubuyobozi bwa Kiyovu bwanze kuyishyura yego ahubwo maze kubona ko Abayovu batangiye kwivumbura cyagiye ivumbura gavuga ngo muri kwikoresha muri betting ibintu birakomera bamaze kubona ko ikipe iri ku musenyi yubatse ku musenyi ishobora no kurinda mu kisayi yari yo yose ngo ikintu abayobozi ba Kiyovu bakoze hari buvuge mu mazina ngo baragiye bajya kudiringa na nyiri Igitego Hotel ngo baramubwira ngo aya mafaranga ntabwo uzayafata yonyine uzajya tugiye gusinyana inyungu kuko ntayo dufite yo kuguha tugiye gusinyana inyungu ajye yunguka buri cyumweru amaze atishyuwe ibaze kuva icyo gihe bimere nka Rambere donc ajye yunguka buri cyumweru ibyo nk'aho bidahagije abakinnyi bari bafite amasezerano bahembwa tuvuge ko bahembwaga cyangwa batahembwaga ariko umukinnyi ufite amasezerano abaho mu mafaranga ye ngo bajyaga kuryayo bagasohokana y'abakobwa bakasohokerayo muri weekend bakajya kubyina biri zabo zari zibanditsweho abayobozi ba Kiyovu babonaga ko bagiye gusohoka muri ekipe bagiye kuzandikisha kuri Kiyovu kuri konti ya Kiyovu ikipe iyo mbumbe yose Igitego Hotel bajya kuyaregera. Seriously mu mupira w'i Kigali niba muhabwa n'umujyi wa Kigali miliyoni 150 mwafashe 90 muzigura umukinnyi umwe Peter mugana se umukinnyi yaguze 90 ubwo ntahembwa nk'eshanu byibura ku kwezi arambwa ati simvuga umushahara atari ko ni hafi ndavuga ni bisobaneka